Hello, my people. This is your boy. As usual, it's a show today. So, uyu munsi nifuje kubagezaho urutonde rw'abantu 10 babaye ibyamamare ariko bagapfa nta n'ijana bagize ute, nta n'ijana bafite. Yeah, it's a show today as usual. So let's start. Let me start for you. Ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo bita Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. yari umuririmbyi, umucuranzi, umubyinnyi, umunyarwenya, umukinnyi w'amakinamico na filime n'ibindi. Yaramamaye arenga imbogamizi y'ibara ry'uruhu mu myaka ya za 50. Agenda aba umwe mu basitari bakunzwe ku isi yose. Nubwo uyu mukinnyi muri kariyeri ye yinjije abarirwa muri miliyoni 50 z'amadolari, ni amafaranga menshi. Yaje gusezera ku isi cyangwa se gupfa arimo umwenda wa miliyoni 15 z'amadolari. Uri kumva ntabwo ubuzima bwe bwarangiye neza. So twakomeje rero, ushobora kwibaza icyabiteye. Ibi byatewe n'ukuntu ubwamamare bwe bwagiye bugabanuka mu myaka ya za 60 nyine. Ku ruhande rumwe bitewe n'uko yarabazwe no gukoresha ibiyobyabwenge. Ibyo nibyo byatumye akenshi nyine aza gupfa arimo amadeni angana kuriya kandi nta n'igiceri asigiye umuryango. So twakwikomereza ku mwanya wa 9 turasanga umugabo wamenyekanye ku iteramakofi witwa Joe Louis. Joe Louis nawe yari umukinnyi w'umukino w'iteramakofi. Nyine yikubiye ikamba ry'abateramakofe b'ibiro byinshi kuva mu mwaka w'1937 kugeza mu mwaka w'1949. Ari nawe muntu wamaranye ikamba igihe kirekire mu mateka y'isi. Nta wundi urari mwaka kugeza ubu tuvugana 2024. Byanagize Joe Louis umwe mu ndwanyi z'agatangaza kandi zakunzwe z'abanyamerika b'ibihe byose. Nyamara ariko ibyo yagezeho byose ntibyabashije kumuha umutekano mu by'umutungo. Bivugwa ko nyine mu gihe yari amaze akina box, Joe Louis yinjije miliyoni 4.6 z'amadolari y'Amerika, ariko akagira gusa ibihumbi 800 by'amadolari yakoresheje aho impano ze n'umuryango nyine yari ari guha impano inshuti ze n'umuryango, aho impano igisirikare cya Amerika, ndetse ashora imari nabi. Ibi byaje gutuma apfa nyine nta giceri asigaranye. Nyuma yo kunyura mu bihe bibi, Louis yaje kujya gukora muri casino izwi nka Caesars Palace Casino yo muri Las Vegas nk'umuntu ushinzwe kwakira abantu. Mu myaka yerekezaga ku rupfu rwe, yishwe n'umutima wa 12 Mata 1982. Louis yabanje kugira ikibazo cya depression cyasa agahinda kubera kokayine. Nyuma ajyanwa mu bitaro by'abafite uburwayi bwo mu mutwe, amaramo amezi 5 aho yari afite ikibazo kwikanga ibidahari, ndetse anemeza ko hari umugambi wo kumurimbura nyine kandi nta bihari. Ibyo nibyo yabonaga nyine. Urumva ubuzima bwe bwarangiye nabi, yaje gupfa atameze neza. So twakomeza ku mwanya wacu wa 8. Ku mwanya wacu wa 8 turasanga umukobwa cyangwa se umugore witwa Judy Garland. Uyu Judy Garland we yari umuririmbyi, umubyinnyi, umukinnyi wa filime. Nyine yamamaye kuri role yakinye nka Dorothy Gale muri filime yakunzwe cyane 1939 yitwa The Wizard of Oz. Ubuzima bwe bwite ariko bwaranzwe n'ibiza, haba mu rwego rw'amarangamutima no mu rwego rw'umutungo. Garland yatangiye kujya
mu bitaramo akiri umwana n'abavandimwe be, bituma atangira guhangana n'ubuzima akiri muto. Icyo gitutu cyamugizeho ingaruka ku mubiri no mu mutwe kuva akiri umwangavu gukomeza. Isura ye ikajya inengwa, kandi bamwe mu batunganya za sinema bavugaga ko adakurura bihagije kugeza ubwo bamuhindura uko bashaka kugira ngo bamukinishe. Amaze gukura yanyuze mu buzima butamworoheye, nk'aho yatandukanye n'abagabo babiri bigatuma agerageza no kwiyahura kenshi. Agira ikibazo mu byo gukoresha ibiyobyabwenge n'inzoga n'ibindi bijyanye n'amafaranga, aho yakundaga kuba arimo imyenda y'imisoro, biza kurangira inzoga n'ibiyobyabwenge bimuhitanye kuwa 22 Kamena 1969 aguye i London azize gufata ibiyobyabwenge byinshi byasi bizwi nka overdose ku myaka ya 47. Uyu nawe akaba yarapfuye arimo imyenda myinshi y'imisoro. So tudatinze reka twikomereze ku mwanya wacu wa 7. Turasanga uyu mugabo witwa Bela Lugos. Bela Lugos yatangiriye mu nzu zerekana amakinamico muri Hungary. Aza kuba villain, babandi bakina ari ba The Band nyine, babandi bapfa kuri finale. The Band w'icyamamare muri Hollywood, nkaho agaragara ari umuntu mubi cyane muri filime nka Dracula yo mu 1930 iswe Son of Frankenstein na White Zombie. Bivugwa ko abantu barebaga filime mu 1920 no mu 1930 bari bazi ko Lugos ariwe muntu wa mbere mu gukina filime ziteye ubwoba cyangwa se horror movies. Uyu nawe yishoye mu gukoresha ibiyobyabwenge, agira n'ibibazo byaturutse ku mpinduka mu miyoborere y'inzu ya Universal yakoranaga nayo. Kumukoresha bigenda bigabanuka. Muri za 50 cyangwa mu 1950 ubwamamare bwa Lugos bwari bugeze habi ku buryo yari abayeho mu bukene. Yaje gupfa ku itariki ya 16 Kanama 1956 afite imyaka 73, aguye iwe mu rugo i Los Angeles. So tudatinze twakomeza ku mwanya wa 6. Hari umugabo wamenyekanye nk'umukinnyi witwa George Best. George Best ni umukinnyi wamamaye muri ruhago yo mu Bwongereza no mu kipe ya Manchester United cyangwa Man U. Yari umukinnyi wo ku ruhande ukoresha ubwenge, akaba yarazwiho ubushobozi bwo gucengera mu burinzi bw'ikipe bahanganye. 15 Gicurasi 1971 yatsinze kimwe mu bitego byamamaye nubwo kitemewe muri kariyeri ye, ubwo igihugu cye cya Ireland y'Amajyaruguru cyari cyahuye n'Ubwongereza. Umunyezamu w'Ubwongereza Gordon Banks yazamuye umupira agiye gutera imbere, George Best arawumutanga, atarawukoraho arirukanka atsinda igitego ariko nticyemerwa. Ubwo yabazwaga uko byamugendekeye nyuma yo gukorera agera muri miliyoni 100 z'amadolari, yasubije ati 90% by'amafaranga yanjye nayashoye ku bagore, ibyo kunywa n'imodoka zihuta, andi narajugunye. Uyu mukinnyi w'icyamamare yaje gusanganwa umwijima angiritse mu 2000, aza gupfa nyuma y'imyaka 5 azize no gukoresha ibiyobyabwenge bikabije ku myaka ya 59. Twakomeje ku mwanya wa 5. Turasanga uyu mugabo w'umufilosofa witwa Friedrich Nietzsche. Friedrich, umwanditsi utaravuzweho rumwe, wavutse mu 1844, akaba yaramenyekanyeho cyane kwemeza ko Imana yapfuye, or God is dead, no kwemeza ko kubahiriza amahame agenga umuntu bitagifite agaciro mu isi, aho umunyabubasha adakwiye
kugendera ku marangamutima y'uri munsi ye. Frederick yaje kugira ikibazo cyo mu mutwe ubwo yabonaga ifarasi iri gukubitwa mu muhanda. Ababibonye bavuze ko yirukanse agakingira iyo farasi mbere yo gupfa kwa 25 Kanama 1900. Frederick yitabwagaho na nyina wari ugeze mu zabukuru. Nyuma y'urupfu rwa nyina yitabwaho na mushiki we Elizabeth. Kumva nawe ubuzima bwe ntabwo bwarangiye neza. Twagiye ku mwanya wa 4 turasanga uyu mugabo wamenyekanye Vincent van Gogh. Ni umuntu umushushanyi cyangwa se twamwita mu painters, painter. Abantu bize creative performance bakeka ibi bintu babizi cyane baranabindusha. Uyu Vincent van Gogh yafatwaga nk'umwe mu banyabugeni beza mu mateka y'isi. Nubwo yakoze ibishushanyo byakunzwe nka Starry Night na Sunflowers, yagurishije igishushanyo kimwe gusa mu buzima bwe. Nubwo akiriho nyine, nubwo yakoze ibishushanyo byinshi ariko icyo yabashije kugurisha ni kimwe. Uyu munyabugeni nawe yagiye ahura n'ibibazo by'amafaranga, agatanga ibihangano bye yishyura imyenda, aza kugera ubwo agira ikibazo cyo mu mutwe. Nko mu 1888 nyuma yo kugirana amakimbirane n'umunyabugeni mugenzi we w'umufaransa Paul Gauguin, Van Gogh yiciye ugutwi kwe kw'ibumoso akoresheje urwembe aguhindaye. Uri kumva nyine yari yabuze icyo yishyura yicukura. Vincent van Gogh yafatwaga nk'umwe mu banyabugeni beza mu mateka, nubwo yakoze ibishushanyo byiza byakunzwe nyine byo navuze ruguru, The Starry Night, Sunflower. Kuwa 27 Nyakanga 1890 Van Gogh yagerageje kwiyahura asa mu gituza ariko yararokotse ntiyapfa. Aza gupfa nyuma y'iminsi 2 azize igikomere nyine yasigiwe n'iryo sasu yari yirashe. Icyatangaje ariko nta mbunda yakoresheje yigeze igaragara. Van Gogh nawe yapfuye nta rwo kwishima cyangwa se nta n'igiceri cy'ijana afite, ahubwo bya bishushanyo bye yagiye atanga nyine ari kwishyura amadeni byaje kwamamara nyuma y'uko yapfuye. Ubu ngubu asigaye yandikwa no mu bitabo, yabize fine art barabindusha. Twagiye ku mwanya wa 3 turasanga umugabo witwa Oscar Wilde. Oscar Wilde ni umwe mu bantu bamamaye cyane mu bijyanye n'ubuvanganzo mu kinyejana cya 19, ibinyejana bibiri kuko turi mu kinyejana cya 21. Yari umwanditsi w'imivugo n'ibindi byinshi. Mu 1895 nyuma yo gushinja umuntu ibinyoma yatawe muri yombi akatigwa imyaka 2 y'igifungo. Afunguwe agira ikibazo cya depression, kwandika biramunanira, aza gupfa ku itariki ya 30 Ugushyingo 1900 azize meningitis yo mu bwonko cyangwa se cerebral meningitis. Bivugwa ko yangaga icyumba cye cyane ku buryo mu magambo ye ya nyuma yasize avuze ko ifoto ye nawe ubwe bahanganye bikomeye, umwe muri bo agomba kugenda. Uyu nawe nubwo yabaye umwanditsi mwiza yaje gupfa mu bukene bukabije nta ndwara ko kwishima agira. Twagiye ku mwanya wa 2 twihuse. Ku mwanya wa 2 turasanga uyu mugabo witwa Oscar Schindler. Uyu Oscar yatangiye ari umuntu usanzwe w'umunyemari cyangwa se umu businessman, nyuma aza kujya mu ishyaka ry'abanazi. Ishyaka ry'abanazi murarizi niryo Hitler yari akuriye ndakeka mu 1939. Nyuma yo kutemeranya n'ibikorwa by'ishyaka rye byo kwica inzirakarengane z'Abayahudi, Oscar yimukiye muri Polonye agamije gukiza abakozi bamukoreraga b'Abayahudi. Amafaranga ye
ayamarira mu kugaburira no kurinda abo bantu. Urumva uyu we yabaye intwari. Nubwo yabaye intwari ariko bizinesi ze zaje gomba kubera intambara, aza kumara ubuzima bwe bwari busigaye atunzwe n'imiryango yari yaragiriye neza y'Abayahudi bamwitiye neza yabagiriye. Yaje gupfira mu cyahoze ari Ubudage bw'Uburengerazuba 1974. Nawe uri gukurikira iki kiganiro ujye ugira neza kuko ineza uzayasanga imbere. Yego, twakomeje noneho ku mwanya wa mbere turahasanga uyu mugabo witwa Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nawe yabaye umwanditsi w'imivugo ari The Raven, n'ubu ugisomwa cyane ndetse wagiye gukorwamo filime z'uruhererekane nka The Simpsons. Nubwo yari umuhanga, ntiyabashije kugumana akazi ke muri Stephen Literary Messenger kubera kubatwa n'inzoga, kandi nubwo The Raven yamamaye, yishyuwe gusa amadolari make yo kuyishyira ku mugaragaro. Yapfuye mu 1849 nyuma yo kugwa igihumure muri Baltimore. Na n'ubu urupfu rwe rwabaye amayobera. So this is the end of our show today. Gusa nizere ko wamaze gukora subscribe kugira tujye tubana buri munsi. It's a show today. Tuzabana ejo. Mwakoze kandi gukurikirana ibikorwa byanjye. Murakoze. Thank you, and please give us support by subscribing to our channel. Thank you.